nezezwa n'ibintu byinshi ariko ikintu cyanshimishije rero nkubwira nari mfite inzozi zo kumva ni kumva umuntu umbwira ngo mama ni impamvu ugiri niba hari ikintu nabonye cyiza kuri iyi si wagira ibintu wagira abantu ariko kuva kuri iyi si utabonye umuntu uguhamagara ngo mama ni agahinda rero niyo kintu cyanshimishije njya yibwira umutware wanjye umwana wanjye ahita mami ndarira bwa mbere akivuze nararize ubwo urumva icyanshimishije nuko Imana yambashije kwitaba banza biryoha. Shalom shalom ku bakunzi ba The Blessing Show nk'ibisanzwe amazina ni Juliet tumusime hanyuma nongeye kubaha ikaze ari hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda ku bakunzi mwese ndabashoje mwese nongeye kwibutsa yuko ahantu turi heza hatuje ni kuri Kasakeza musi ya Minagiri Kacyiru ushaka gusohoka n'umukunzi wawe ahantu hadasakuje hadahura abantu benshi wagana Kasakeza vraiment so Imana ibaha umugisha rero nk'ibisanzwe nzana umutumirwa tukaganira byinshi tukamenya byinshi kuri we ku buzima bwe kugira ngo ahari ubuzima bwe hari igihe bwagufasha testimony ye hari igihe yagufasha kugira ngo nawe ubuzima urimo ubashe kugira ngo wumve ubayeho kandi n'ejo uzabaho. Imana ibaho umugisha cyane rero turi kumwe n'umudamu mwiza cyane ni umunyarwandakazi ni umuramyi ni umuririmbyi ni umubyeyi mbega amahirwe Sara ngo haye ikaze. Urakoze cyane umeze neza cyane urabibona ndabibona nduherukana ukiri umukobwa yewe none amateka Imana yahinduye status vraiment wow okay noneho dutangiye umbwira umuntu utakuzi ku muntu utazi Sara ni muntu ki? Urakoze cyane Sara ni umuntu usanzwe n'abandi bantu baremwe n'Imana nitwa Uwera Sara nkuko wari ubivuze nkabandi umubyeyi w'umwana umwe n'umugabo umwe ariko n'abandi bana bazaza ku bushake bw'Imana nkabandi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana guhimbaza Imana no gushimira Imana nkaba kugeza ubu ngubu ndirimba ari ndimo ndakora ku giti cyanjye kandi mfite n'umuryango ndimo witwa Ambassadors nawo nkoreramo umurimo w'Imana nkaba ikindi ntavuze ni iki imyaka yose nayivuga ndakuze urakuze bihageze. Okay. Wenda dutangire Sara yavukiye hehe ese yakuriye he umuryango w'abana bangahe? Urakoze navukiye i Uganda ariko gace Uganda bafite uduce twinshi ariko njya numva bavugaho ni muri Mubende Barracks niho navukiye nyangwenda urahazi njya numva ushaka ujye ubibona ko ariko ni Uganda niho navukiye mvuka mu bana batanu ndi umwana wa 4 umukobwa umwe n'abahungu 4 iyo uri last born uri ufite undi nyuma wa 4 uri wa 5 hari undi wa 5 niho wigiye primaire na secondaire? Oya navuye ndi umwana cyane ntatangira kwiga mfite nk'imyaka 5 nari muto ko nanjye sinizi neza mvayo namenye ubwenge ntangira gukura ndi mu Rwanda ahubwo primaire nayigiye ahantu bita Igakoni Iburasirazuba niho twabaga n'umubyeyi wacu mama atarasaza so dukomeza ubuzima hasaziye nyine tubaho ngaye Igakoni niho nize primaire na tronc. Wow. University nayize Yerika. Wow. Secondaire yo nayize Igitwi muri college. Umbwiye ko muvuka muri abana 4 batanu ngiye nanizi ko muri 2 reka manzi ubwo dufite n'abandi benshi ariko mushaka kwenda mubazi simbizi bose baracyariho bariho. Wow mbega byiza niwe mukobwa wonyine bagira uyu anchike niyo mpamvu watese cyane neza nta bibazo byo bose bari mu Rwanda? Oya 2 bari hanze abandi 2 bari hano nanjye. Hanyuma Sara yaje kwakira agakiza gute muri we cyangwa wakuriye mu muryango ukijijwe? Ngiye nisanze ndi mu muryango ukijijwe mama yari umudventiste umubyeyi ukunda Imana yari we ntiyaririmbaga ariko yarasengaga nzi ko impano muziho no gusenga abenda bamuzi babitangira ubuhamya so nakuze mubona asenga ari mu idini nkura nyine nkura mu badive tujya gusenga ariko nyuma ndibuka haje igiterane cyabaye aho ngaho haje korali za kera zaririmbaga abatwara mucyura bazi n'abaki
nyine nkumva ndashaka ibintu byo kuririmba ariko modi bakavuga ko utagomba kuririmba utabatijwe nyine ko numvaga mfite uwo muhamagaro wo kumva ashaka kuririmba ko ntanabizi by the way navuga ariko ngomba kuzabatizwa kugira ngo nanjye ninjire mu kuririmba urumva narimbaga muri kwari z'abana so mbwira mama nabwo mama ndashaka kubatizwa nafite imyaka 11 ngira ngo mama rero aza kunshyira mu bintu byo kwiga kubatizwa abadive turabanza tukiga kubatizwa like kwezi bakwigisha ibintu by'abadive na Bible muyiga amategeko 10 so ngirwa amahirwe barambatiza rero naho urugendo rwatangiriye utangira kuririmba kwawe ndashaka kumenya ukuntu byaje kuvamo noneho kumva ko ufite iyo talent muri wowe hari support wayibonyeho nyuma hari umuntu wakubwiye ati uzi kuririmba ushobora gukomeza noneho ugakomeza kugera ku rwego ntawe gusa nzi ko icyo nibuka ahantu twabaga mu bana ahantu twabaga hari korali z'abana zaririmbaga mu ishuri ryo kwisabato ry'abana nkajyamo nyine nakunda kujya mu tugurupe tukaririmba korali y'abana ariko ntazi kuririmba ngo umuntu arabizi gute juste numvaga ngomba gusohora ijwi uko Imana yari impaye ariko nyuma hari umuzungu wigishaga abana kuririmba ahantu twabaga akazajya nyine yigisha abantu dore ya manote tukabyiga ariko utazi ngo alto n'iki soprano birimbwa gutyo noneho nyuma nkanumva abana bitwa ngo bazaye majwi nkabegera nkumva ko aririmba nanjye nkamugenderaho buriya ukunda ikintu biroroha guhita ukimenya nisanga byaje gutyo ariko nta muntu wambwiye ngo uzi kuririmba ngo ririmba oya gusa numvaga ari ibintu nkunda hanyuma kwinjira muri ambassadors iyo nayinjiyemo muri 2006 nimba ntibeshye nigaga nko mu wa kabiri segonderi nawe wajya guyumva ku binyamakuru cyangwa cyane narayumvaga ari indirimbo umubyeyi witwa Mire yarimbaga yitwaga Mureke Mukunde abantu bararirimba pe nabwira abasaza abanyeshamba nava mu cyaro ingi Kigali nzariba muri ambassadors uko byagenda kose buriya ifite inzozi hamwe n'Imana ibona ko ufite ubushake bwo rero ngize amahirwe nje muri vacances afite grand frère umwe mukuru yaraziranye nabo anjyana aho barepetera bararepeta ndabumva kwabwiye nabakundaga abantu banabubaho ko batinya yana nkabona ari abantu se nabwira gute udashobora kwishikira nta nubwo nafungura n'imishumi y'inkweto zabo gusa nasanze ari abantu baca bugufi so harimo umumama Mire uramuzi ndamuzi aracyanarimo kuko arakomeye wavamo ukajya muri ambassadors tuvuye muri ambassadors zinze ko ari ni grammaire wa ambassadors cyane ni mama wacu ni mama so niwe niho nyine nawe twamenyanye cyane ko arazanye na brother wanje nuko rero we n'abandi bakuru bari barimo bampa amahirwe yo kuzajya nza kurepeta nyine nkumva uko barepeta muri ambassadors uraplayinga ugakora examen watsinda ukinjira nanjye rero nuko kubera ka kantu gake na innocent nari mfiteho we nanimuye bangiriye ko ndi umwana sinzi icyo bagiriyeho nkora examen finally barambwira ati uzambare uniform uze kuririmba uhita winjira mu ryo ninjira mu ryo kuko nzi ko stage ya mbere nayikoze baje kuririmba abantu bita Aspeje urazi Aspeje Rwamagana ni ikigo cy'ishuri bakora na stage se oya iyo ugiye kwa applying babanza kugwa stage nagwe bakubanga uririmbe oya rumva babanza bakora examen yo kuririmba ubitinze unyino winjira ukajya bakati bagushira kuri stage cyangwa baguha igihe runaka oya hari probation ako ngiye probation ntayo nabonye ko nabaga ndi ku ishuri muri interna na mahirwe nagize ahubwo aho nazi ubwo urumva yemezi yose yarangiye probation ngiye ku ishuri uko abandi baraza ukarepeta ugakora gahunda ariko utaririmba witoza kumenyera umurimo wa korali so ngewe iyo probation yabaye ndi ku ishuri yera aho bazi kuririmba aho ngaho namenyaga aho bagiye narategaga nkajyayo nkamera nkashaka pocket money yo ku ishuri nkajyayo so icyo gihe bahise bagatumva twakuzanye uniform ujya kuri stage rega ibintu Imana birimo neza rwose utangira gutyo hanyuma wajyanye na brother we Manzi oya Manzi bra namusanzemo wamusanzemo akwakiramo of course yaranyakiriye ubundi muturyana hiti muri ambassadors bakajya babona ubundi nari nzi ko ngiye nkibabona nari nzi ko ambassadors yobowe na Manzi na Sara ayaye kamera nimwe yafataga sinzi
ntabwo nzi icyabiteraga ariko Cyangwa n'abandi nuko- yarabafataga n'abandi nuko irabafata. mwagiraga indirimbo zo gutera nyinshi cyane. buriya se Ni ukuri Sinzi. ambassadors aho mwagiriyemo. Mm. Ahaha. oya gusa ntekereza ko twese korari ibigaragara ahubwo buriya ni amahirwe Ni Imana amahirwe, itanga. ni amahirwe cyane. Hanyuma winjira muri ambassadors urugendo rwaho ukinjiramo abandi bana mu bindi imwe nabo bayirimo cyangwa bo bari mu bindi. bamwe bari mu bindi harimo umwe petit frere umukurikira ubucura bw'iwacu we yayijemo yitwa Emma urebye clip za vuba atari za kera cyane none arimo we yajemo ariko kubera amashuri yahise ajya hanze kwiga ariko nawe yaririmbyemo. Wow. Tuvuga ngo mwese nta muntu wigeze utandukira ngo ajye mu bindi. Nawe wow, mbega byiza. Hanyuma kuri wowe none winjiye muri ambassadors utangiye kumenyekana utangiye kuba umustar mu yandi magambo isura yawe itangiye kujya ahantu hose ndagira ngo umbwire challenge ya mbere uburyo wabyitwa uburyo wabyakiriye muri wowe guhura ibyo byose ntago wabuze guhura n'abantu bakubwira mana we Sara mana we ugasanga abantu abona umustar ufana ukuntu biba bigenda kuri wowe bwa mbere bikikubaho utangiye kumenyekana abantu batangiye kumenya Sara wabyakira ute muri wowe byamigeze gute niyihe challenge uhuye nayo? Challenge nabonye muri bino bintu si ubustar njyewe rero njya mvuga sinyanemera ubustar se uri umustar no kumenyekana no kumenyekana yatumye abantu bamenya bakumenye exactly ariko nanone hataba Imana ntabwo nari kumenyekana iyo ndayishimira gusa challenges zihari za mbere nuko iyo urebye nabo ushobora kwiyemera nabita kwiyemera kwibona ubwibone ushobora kugira ubwibone ukumva ko hari icyo uri cyo kurusha abandi ukumva ko hari aho ugeze kurusha abandi ibyo rero utabashije kubikontorora urahirima kandi uhirima nabi rero hamwe no gusenga njyewe nabwiye Imana ngo imbashije gukomeza kuba Sara uwa Sara wa wundi wari w'icyo gihe ntaraza muri ambassadors kandi na nyuma yuko ndi muri ambassadors ngume ndi wa wundi numve ko nimba abantu bankunze niba abantu bakunze ibyo nkora niba abantu bakunze umurimo nkora muri ambassadors ahubwo bindushira guca bugufi no kumva ko ngomba kubaha uwo muntu nkamuha agaciro k'ibyo arimo k'imbuto ndimo kubiba nzihe value nziha agaciro noneho bitume nkomeza guca bugufi iyo Mana yatumye ngera kuri ibyo iyo shyirwe hejuru jewe nabonye ikintu cya mbere urebye nabi wakwishyira hejuru kandi na Satani twishyize hejuru birangira nyine birangira guye hasi so byakubayeho cyane byambayeho sinjye gusa na muri ambassadors tubaho urumva ujya nko mu mujyi akavuga ndagukunda umuntu akagukobera cyangwa se ukabona mwari hari nk'abantu basanga ku kazi turagukunda cyangwa se akanga ntuzihera kubona nyine abantu bishimira ibyo ukora avuga ko subira Sara reka mbwege sinzi kuririmba birenze iby'abandi bantu sindi mwiza nta butunzi mfite ariko favor y'Imana niyimbaho pe niyindiho Sara ntacyo ndicyo rero ibyo bimbaho yenda niyo tugiye hanze nyine umuntu ukabona gufite urukundo rurenze ntacyo wamuhaye yewe aranakurusha ibintu byinshi ariko yo wishyizemo ngo nabahaye nabemeje y'ababa we urashyuga manuka hasi urakongoka rero ngewe ahubwo bituma ndushishwaho gusenga no gusaba Imana cyane kuko udasenze byo wagenda niyo challenge ya mbere wahuye nayo niyo challenge ya mbere nabonye ko bishobora gutuma uhinduka undi utari usanzwe hanyuma kuri wowe wenda kugeza ubu ngubu usa nkaho uri kuririmba ku giti cyawe noneho ariko nimba ambassadors nayo kirimo simbizi reka nayivamo se bimeze bite nyirimo rwose sinanayivamo nicyo kintu nabwiye Imana kuko ni umuryango wanjye mu miryango ngira apari yo kuririmba ni famille kandi niho hantu natangiriye umurimo urebye neza natangiriye ntabwo navamo se nkajya kumenyekana kwawe niho kuva kutanga ubuhamya niho buva niyo soko wabimenye ni umuryango wa mbere hanyuma ubifatanya gute ajya ngumbwira uburyo ubifatanya nkawe hari urugo hari ambassadors hari wowe ku giti cyawe guhanga ndagira ngo unshireho muri make wenda n'akazi ubitekereza ute dore ko uri muri bamwe baba mbere bo kuba bayobora indirimbo
wenda muri ambassadors ariko kenshi nkunda kubona uyoboye indirimbo. Urakoze. Ambassadors abantu bose bafite ubushobozi barashoboye. Bura ntago korari igira umuntu yitaguze kwihambira ku muntu ngo uyu naba adahari ibintu birapfa ntabyo tugira. Wenda urugero wabonye cya gihe bakora igitaramo Imana yangire neza nibarutse sinari mari mu gitaramo ariko umurimo warakozwe. Si ukuvuga ngo bagenda kuri giye bagendera ku wundi oya buri muntu wese arashoboye. Ni muri urwo rwego wenda nk'igihe bibaye ngombwa ko ntahari n'abandi barakora. Mbese twese turafatanya. Abasoprano ni benshi, alto ni benshi bashobora gukora umurimo. Mbese nanjye ndawukora n'undi akawukora tugashyira hamwe kugira ngo tugire aho tugeze umurimo Imana yaduhamagariye. Bene rumwe ngo mifatanyane kurimba ku ndirimbo zanjye za korari akazi n'urugo. Ikintu nabonye ni plan. Bura uko planinze ibintu urabikora ariko ifite akajagari mu mirimo yawe cyangwa se mu byo muri gahunda zawe bimwe birapfa cyangwa se ibintu bikorwa. Rero ngewe amasaha y'akazi mbanyafite n'iminsi y'akazi n'amasaha ya repetition ya korari abahari ndayubahiriza barabizi. Noneho nanjye ubwanjye kuko izanjye nshobora no kuzigira mu rugo ntago ari ibintu bikomeye. Nshobora kuba mu kazi muri pause nshobora gufata ako kanya gato yamaze kuruhuka muri weekend wenda amaze kwita ku mwana n'umugabo wanjye wenda umugabo ashaka kwagiye mu kazi umwana asinzire nshobora gukora practice zanjye n'urugi n'akantu nguhaye gato nshobora gukora. Noneho iyo na planinze nkavuga nti akazi ni iki gihe repetition za korari ni iki gihe ibyanjye ni iki gihe nekeza ko bitapfa. Kandi ikindi nuko nkunda ibintu ndimo iyo niyemeje ikintu nuko mba nagikunze kandi nagitekerejeho. Rero nta hantu bigonganira na hamwe nta naho ndahura nawe kuva nabyo kuva natangira. Watangiye kuririmba ku giti cyawe ryari kumva ko ufite ko waririmba ku giti cyawe byaje gute? Byaje ntago ari ibintu natekerezaga kera oya ariko buriya hari ukuntu Imana ikomeza kubinyuza mu bandi bantu. Icyambere yabanje kubinyuza ku mugabo wanjye akunda uko ndirimba ndanabimushimira ariko niwe wambwiye atari ko buriya ntabwo wagira ubutumwa nawe utanga ku giti cyawe. Ntabwo numvaga ari inzozi zanjye kandi ni umuntu ubona ashyigikira cyane ariko bivuye kuri we. Hari bwa mbere dukora ubukwe njye nawe hari indirimbo naririmbye njya mbivuga yitwa Mukunzi we narayirimbye nshimira umuryango wandeze nshimira n'umutware wanjye kuba yarampisemo ariko cyane nashimiraga Imana yo yemeye ko menyana nawe. Aho niho natangiriye kumva ko naririmba njyenyine ntari kumwe na korari. So abantu nyuma barambwira nyine abashuti mfite abafana burangiye agira abafana banjye bamwe mfite na contact n'ukandika no fans akanga wagize nk'ubutumwa duhereza utari muri ambassador uri muri ambassador za ku giti cyawe ko tubona ushobora kubikora. Ndavuga ariko kangeragezeho gato. Noneho rero bihurana na corona tutagihura nka korari kavuga uti rero ni nicara ya mpano ndayiryamisha reka noneho mu gihe tutari gukora nka groupe ngira ikintu nkora ngira ubutumwa nanjye ntaho byahereye. Nukuvuga ngo mama rugo yakoze akazi. Yari mbi pe ariko hari byinshi yakoze. Hanyuma kuri wowe noneho tuvuge ngo Sara afite ahantu yatumiwe habiri invitation ebyiri muri ambassadors no ku giti cyawe sibyo? Kandi aho hantu h'ingenzi hose ugomba kubahiriza hose ko hajya sibyo? Baguha invitation nkawe nka Sara ndagira ngo tubwire wahitamo iki? Invitation zize rimwe bagusabye ubufasha bwo kugira ngo uhabe wabigenza ute kandi aho hantu ingenzi? Ngiye ko nabigenza nakwitabira ubutumire bwa ambassadors ubwo ukabwihorera ubwanjye. Impamvu nabureka ni gute ega buri ikintu cyose habaho negotiation. Ubwanjye n'ubundi ba abantu banyene kuko na ahantu hamwe turi buhurire nka korari na Sara ku giti cye. Yego ara cyese ni mubwira ngo na ahantu apana event imwe event zitandukanye uri kumva no kuvuga ngo ese nkuvuge gute haba event zitandukanye zose iziye invitation rimwe kandi zose itariki zimwe amasaha amwe sibyo zitandukanye zije kwa Sara.
imwe ije ku giti cyawe n'umuyobozi wa ambassadors araje ati Sara ngo mubyo nasabwe we ntabwo ugomba kuburamo undi nawe akuzaniye rwose umuntu runaka w'ingenzi ku giti cyawe wenda wakoresheje event aravuga Sara ndagutumiye iyi tariki ntuzabure wabigenza ute? icya mbere nabanza gukora no gusenga Imana inyereke icyo ngomba gukora. Ikindi nabanza nkumva ko naha variye umuryango nabanjemo wa muryango watumye abo bantu uwo muntu wundi washatse kuntumira yamenyemo kuko uwo muntu ntekereza ko buri umuntu umwe yakwihangana mfite uburyo naganiramo nawe sibyo bibayeho wenda kutasenze buriya gusenga nikiza ko Imana yafite n'ubundi yabigenzamo event rimwe igapfa cyangwa se buriya ntabwo umenya ukuntu Imana ikora ibintu byayo ariko tuvuge wenda Sara sinasenze ngiye gufata choice ngewe nabanza hakora uriya yarakarakara ariko ambwira ati nuko birahuriranye wihangane. Wow. Okay, wenda ndagira ngo umbwire no tujye mu tuntu tundi kuri Sara mbere ko twinjira muri music. Sara yakuza kundi iki mu buzima bwe? Kijyanye n'iki? Kijyanye hari imirire sibyo ikintu ukunda kurya na n'ubu gikunda cyangwa waretse sibyo uraza kumbwira nanone Sara ikintu yumva yifuzaga kuba uyu muntu runaka. Cyambere kurya rero ndi ndya byose bajya bavuga ndya ibiryo byose ariko hari ikintu nkunda ninza ni wawe juri nzagitegura mu mboga nkunda amashaza ayiwe nkunda amashaza n'umutware wanjye arabizi mu mboga nkunda amashaza ibindi byose nabirya uririra cyane. Wow, ntacyo ukunda uje abana mvuga ati iki cyo kurya ndagikunda cyane. Oya byose wateguye nabirya Sara cyetse iyo ni inyama z'ingurube nizo ntarya izimbwa ibintu byose bitari ariko ibindi byose buriya mu mboga zose wateguye shyamo amashaza umureye umuti. Wow. Wakuze wumva ushaka kuzaba iki? Nakuze numva nari mfite inzozi ebyiri. Icya mbere wana nakundaga abantu b'aba banki banki abanaga abantu bari close abantu bari hejuru ariko nyine unabonaga ari abantu bari smart abantu bafite ubwenge niyo ubona agenda guhanda buriya ceceka nanjye niko nashakaga buriya nanjye nizo nzozi nawe mwana we uzabe kwikira niyo ubona barake abo nkabona nyine ahantu ushobora kuba ari abahanga nyine bari smart ibintu byose nziga ibijyanye na banki nzabyiga. Ikindi nari mfite inzozi zo kuba umuganga n'abaganga narabakundaga bambaye nk'itaburiya ukabona ari kwita ku murwayi yiruka agenda nkavuga ngo basi Imana izamfashe mbashe kugira umuntu navura agakira ariko aho naje kubiviramo rero by'abaganga nabonaga nk'igisebe ni umuntu ugira ubwoba kubona umuntu yakomeretse navuze rero ahantu sinakorayo ushobora kugenda baguha akazi ko kubaga n'iki ndi umunyabwoba nshobora kugira ubwoba nkica umuntu kandi nagomba kumukiza ariko bya banki byo wakuze warakomeje narakomeje niga accounting finally ngira amahirwe yo kuyikoramo. Wow. Hanyuma nakaye gakoryo wakoze mu buzima bwawe uvuga ati yaba ari mu rugo yaba ari ku ishuri aka kantu Mana sinzakibagirwa mu buzima bwanjye nta mu rugo nibazanyibagirwa gakoryo ndabona gatekereza buriya imyaka yari myinshi ariko agakoryo nzi nakundaga gukora ndi umwana hari ukuntu mu rugo bakuguraga nk'inkweto wajya gukina mu bandi bana cyangwa ku ishuri nkataha inkweto ntazi niyo nazitaye cyangwa se ati nkazana urukweto rumwe cyangwa se nkazana rufite mama buri gihe yahoraga agura inkweto yarumiwe. Nicyo kintu nzi kiri fani nakoze ariko segonderi waritondaga nta kintu kitanga segonderi nta bakobaganye nzi muri segonderi ubajije n'abana twiganye sinzi witonda. Oya naracecekaga cyane buramvuze abanzi naracecekaga nari timide naracecekaga ariko uri ugenda ukura abana n'abantu benshi urirekura. Wow. Niki kintu cyagushimishije n'icyakubabaje? Ikintu cyambabaje ni byinshi ibintu byambabaje ni byinshi ariko hari igikupita cyane uvuga ati iyi tariki hari tariki ebyiri ni bibiri. Icya mbere umubyeyi wanjye mama naramukundaga cyane ariko niwe muntu ku isi nakundaga wagiye arambabaza bihagije ntabwo nari muto nari mukuru umwana w'imyaka 11 aba ari mu nkumi yatangiye kuba inkumi rero asinzira nicyo kintu ashobora kwibagirwa ko narababaye uruhande rwe. Oya ntabwo nari iruhande rwe ariko asinzira icyo gihe naraje ndamureba
ikintu cyambabaje nuko numvaga adashobora gupfa gusinzira kuko umukristo arasinzira rega kuko naramurebaga hari nkabona arahumirije rwose ameze nk'umuntu usinziriye nkavuga ya barabeshya ntabwo ni muzima ariko nababajwe no kubona bamushyize mu itaka icyo kintu kubyakira namaze igihe kinini cyane kubyakira byaranze ariko nyuma nza gusanga n'ubundi si jyewe gusuhuza umubyeyi icyo kintu kiri mu bintu byambabaje iyo tariki icyo gihe wese nshobora kubyibagirwa ikindi gihe ni igihe ambassadors yagize accident tukabura inshuti babo twafata nk'abavandimwe kuko njyewe wenda ushaka kubura ibyo kurya ushaka kubura umuntu mwabanaga umuntu birababaza ibyo bintu bibiri nshobora kubyibagirwa bishobora kuba mu maso yawe ukiri aho ngaho nashaka kukubaza kuri iriya mpanuka ambassadors kuri wowe icyo gihe mbere y'uko mugenda mwafashe igihe cyo kubisengera byagenze gute wiyumvaga ute muri wowe byari bisanzwe ku giti cyanjye ni ugusengera urumva ni ugusenga nk'uko ukibyuka ugasenga ukwiragiza imana muri gahunda zawe kwitegura mukagenda even no ko twayikoze tugaruka mukagaruka kuko umukristo agomba kujya kuryama ugasenga wabyuka ugasenga kuko ibyo byose ugomba kuyagiza imana nta kintu kiri special wigeze ubona cyane ikintu nibuka cyabaye habura iminota mike ngo accident ibe umushoferi wacu yaravuze ngo abantu bari basohotse bagiye muri pause bisanzwe aravuga ngo ngo ndumva nyine ngewe ukuntu ntajya mpfa gusohoka mu modoka kenshi mba nisinziriye cyangwa se numva ntabishaka kujya hanze ndi umuntu udakunda ibintu byo gutembera cyane abandi bari kurambura amaguru noneho numva aravuze ngo ariko abantu baje tukagenda ko naniwe ndibuka ijambo namubwiye n'ubu bashuti banjye namubwiye nti waretse tugahagarara ugasinzira ibitotsi bigashira aho kugira ngo tuze gukora impanuka warangiza kuko icyo jambo nararivuze mbere y'uko impanuka iba nararivuze narabwiye ni waretse ukaryama kuko yabivuze abandi basohotse noneho ukaruhuka noneho wamara kuruhuka tukabona kugira ngo tuze gukora impanuka ngo ngo ndababeshya kugira ngo nyine baze twihute ibintu biri bube biba biri bube so finally baragarutse duhagurutse hashize umwanya nyine gusa wenda mbere y'uko biba habayeho ibintu byo gusabana imbabazi kugirana inama si mwuka wera sinzi ukuntu yatumanukiyemo twagize ibihe bidasanzwe cyane bigaragaza twe twabimenye nyuma ko ari imana yarimo irabitegura ariko mbere icyo gihe biba twumvaga ari ibintu bishobora kuba byagombaga kuba hanyuma tugaruke ku kintu cyagushimishije ikintu cyanshimishije njye rero nezezwa n'ibintu byinshi ariko ikintu cyanshimishije rero nkubwire nari mfite inzozi zo kumva umuntu umbwira ngo mama ni impamvu ugira niba hari ikintu nabonye cyiza kuri iyi si wagira ibintu wagira abantu ariko kuva kuri iyi si utabonye umuntu uguhamagara ngo mama ni agahinda rero niyo kintu cyanshimishije njya yibwira umutware wanjye umwana wanjye ahita mami ndarira bwa mbere akivuze nararize ubwo urumva icyanshimishije nuko imana yambashije kwita mama banza biryoha nayo abantu bose numiye mama arambwira ati kwitwa mama we ntabwo ubizi uretse imana izagufasha izamfasha ati kwitwa mama we kuko urumva ubu mwana ugakura ukaba umubyeyi ukiga ukarangiza ugashaka iyo ushatse uba ukeneye umwana kuko buriya abantu babana kugira ngo bafunde umuryango noneho urumva nk'abantu baba barabaye imfubyi urumva kwagura umuryango ari ikintu ufitiye inzara ufitiye inyota rero iyi si yarahindutse abantu hari igihe imiryango batayibona pe mbasabira abantu iyo badafite abana imana yo mu ijuru izamfasha igihe gikwiriye bababone kuko niyo hari ikintu kibabaza no kutagira umwana nunasenga ujye ubasengera kandi nzi ko imana isubiza rero icyo kintu imana yarakinkoreye ndavuga Mana urakoze umwana uramurera agakura no mu kurera haba harimo ibibazo hari umwana akura nabi cyakagura akakura gwingira no kuvuga iyo mama ntayivuga bigize amwe gukona arabumuye ati mami waho wari umunezero wawe ni cyo kintu numva n'ubu wumvishe cyafashe ku mutima ukavuga ati wow biri mu bintu byaneje wow hanyuma wenda turibwana ku musozo nagira ngo tugaruke kuri wewe ku giti cyawe nk'umuhanzi ndagira ngo tubwire nk'umuramyi kugeza ubu ufite indirimbo zingahe ese
ni video na audio mfite indirimbo nyinshi video mfite ebyiri hari mwana wanjye yo imaze amezi 2 nziza cyane murakoze mfite n'indi yitwa Nitashinda ni igiswahili nakoze cyo kimaze shyashya cyane nziza ifite amashusho meza trust me ndashimye murakoze so ni izo ngizo video mfite ariko mfite n'andi ma audio agera nko muri 4-5 yawe ku giti cyawe yego nayo kubwo gufashwa n'Imana izafasha nkora amashusho yayo nayasohoke kuko numvishije ko nimingiye mu kintu ngomba kugikora wow hanyuma ndagira ngo umbwire ko iyo ndirimbo yitwa Nitashinda nayibonye na magambo ariko ndagira ngo umbwire kuki wahisemo kwikora mu giswahili icyambere buriya igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'isi urebye n'isi yose icya kabiri nuko mfite abantu baba muri TZ Kenya Zambia benshi bambwiraga ati waduhaye igiswahili none ko ubu amahirwe nagiriwe nuko ambassadors badutoje ikintu cyo kuri nyine kumenyera Swahili kwiririmba niho agitagote imbaraga zavuye zo kugira ngo nkore Kiswahili ndavuga ariko nubwo ndimo ndasohora ubutumwa mu ndirimbo z'ikinyarwanda nabari abantu batumva icyo kinyarwanda bakeneye kwisanga mu bihangano byanjye kwisanga mu butumwa ndimo ndatanga naho byavuye ndavuga ngira indirimbo y'Igiswahili nkona zakora n'izindi ndimi nyinshi Kigande Lingala wow umugisha uri koza hanyuma kugeza ubu ngubu izo ndirimbo munazishatse yazisanga yazisanga kuri channel YouTube yanjye yitwa Uwera Sara Sanyu official cyangwa ukajya kuri Instagram yitwa Uwera Sara Sanyu ku ma Facebook noneho nk'abakunzi banjye bakeneye ko ducata njya kuri Facebook iyo mbonye umwanya nkacata no kuri Instagram njyaho ariko YouTube yanjye yitwa Uwera Sara Sanyu official ukajyaho ukareba hariho n'ubukwe bwanjye ku batarabonye hariho izo ndirimbo hari n'ibindi bintu byinshi nzanyange nashyiraho ku muntu ukeneye kumenya Sara kugira ngo ujye kumenya Sara umuvane mu bantu sometimes ubona kubeshya hagize n'ukeneye kuba yagira icyo nsaba namukorera kuri YouTube bashaka kunyandikira muri comment kuko tubereho kugira ngo tugire impinduka dutanga muri society wow ku bantu mwese mukunda Sara mujye kuri official YouTube channel yawe bajyeho rwose bakurikiranye ubutumwa bwose murabusanga indirimbo ze zose n'ubukwe bwose hanyuma ndagira ngo noneho utubwire noneho ese njya nkunda kubona abantu bakora indirimbo na kunga couple no nabonye manzi yarinjije madamu mu gakino none nawe dutegereze cyangwa sinzi gusa birashoboka ariko simbizeze ngo mutegereze ushaka kutazashoboka reka kuko buriya buri muntu wese agira icyo ashoboye umugabo wanjye ashaka ko adashoboye kuririmba kuko ba Unesi bagira amahirwe nyine madamu no muhanzikazi no muririmbyi na manzi no muririmbyi barahura baba baririmbyi ariko uwanjye ntabwo nje kurimba ariko ajya aririmba na gato aririmba muri church bisanzwe uko aririmba mu rusengero no mu rugo ariko vuga ngo aririmbe ngo muri korali kugicanga ngo ndirimbo gutya buriya afite impano ye arayiza afite impano yo guharanira ko umuntu abona ko agira hava naho agera support yose ukeneye yayego kugera ku ntego y'ubuzima bwawe icyo wifuza kuba cyo warabanza kubaza wifuza gukora iki wifuza kumba iki akagwa support ashoboye noneho rero ntekereza ko nimutegereza ko kapo yacu cyakoze namurengeza zaririmba n'abandi ariko we akantu kagakoryo aramutaje maririmba inde murengezi cyangwa sheri oya wenda bazamubona arimo ku supportinga mu bindi ariko simbi bizeze ntazabizeza mukabibura ariko mwuka ura yamuyobora wabona afashe mikoro nta kimane dakora wabona afashe nka mikoro akaremba nka base cyane cyangwa soprano no kuvuga ngo naguze ijwi ryese azi base base yenda yemera cyane ahubwo nuko yaravuze ati rero ntabwo twese twajya mu kuririmba wowe genda uririmbe ngiyewe mbe umujyanama wawe hafi aho manager exactly ibaze nawe uraririmba ufite manager stress that's the best thing wow hanyuma wenda tugana ku musozo nagira ngo ugira abantu ugira inama kuri side zombi ari abaramyi ndetse na n'abagukurikira n'abakunzi bawe inama nagira abantu nuko ibintu byabo cyangwa se projet zabo cyangwa se imigambi yabo cyangwa se ibyifuzo byabo ikintu cyose bagiye bakirageza Imana ntago abantu bavuga Imana kubera kwiyererutsa no tuvuga Imana kuko twayibonye
tuvuga imana kuko tuyibona kandi tuyiringira tunayizera. Njyewe ubwanjye narayibonye, mfite imirimo myinshi nayiboneyemo, nyivuga kuko nayibonye kandi n'ubu ndacyayibona. Niyo mpamvu ibintu byanjye byose ndabanza ngasenga, n'umutware wanjye arabizi. Mbere y'uko nkora ikintu cyose ndabanza ngasenga, nkibyuka mba numva iyo ntanasenze twakunda ubyuka wiruka, mbwira Imana mbabarira, ushaka ahantu nkajya mbabarira kuko mba numva mfite ikintu kiri kubinyishyuza. Rero ibintu bitarimo Imana ntabwo biba successful, tujye tuvugisha ukuri. Niyo waba uri umukire umeze utinyikiza ko n'abantu bageze hejuru, agira igihe cyo kwibuka ya Mana ye, arayikenera n'abandi. Rero iyi nama ya mbere nabagira nuko ibyabo byose babishyiramo Imana, ikindi bagashyiramo umwete, Imana ifasha uwifashije. Iravuga ngo tera intambwe imwe 90 uzindekera, nutayitereye mwese nta bushake ubu yeretse. Tuyereke ubushake, dukore, twe gushyira amaboko mu mufuka, dukore ariko turushaho gusenga kugira ngo Imana abe ariyo umuyobozi wa byose. Ikindi yenda nabwira abantu nuko barushaho gusenga, kandi icyambere nsabira abantu no kugira urukundo. Njya mbivuga, isi irimo urukundo ntabwo yaba mbi. Buri ikintu gituma isi n'abayirimo n'ibirimo biba bibi nuko nta rukundo ruhari. Tugize urukundo ibintu byahinduka, sosiyete yahinduka. Ikindi nabagiraho inama nuko turushaho gusaba Imana kuba abantu bazima. Nunava kuri iyi si uzave kuri iyi si utanduranyije, nuva kuri iyi si uzave kuri iyi si utanze umurage mwiza, ugize icyo uhindura muri sosiyete. Imana ibaha umugisha kandi numva iyo nama natanga. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha mwese, na kanse bye bye. Bye.